Ndagusuhuje mwe mukomeza gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi bagiye batandukanye bakomeje kugaruka kuri iyi mpanuka imaze kubera mu karere ka Nyanza, aho amaze kubera impanuka ikomeye cyane. Gusa kuri ubu turimo turavugana abari bayirimo bakomeretse bikabije, gusa Imana yaje gukinga ukuboko ntihagira n'umwe ubura ubuzima. Iyi modoka yakoze iyi mpanuka ikaba ari ikigo cy'ishuri cya Saint Esprit giherereye muri kano karere ka Nyanza. Gusa uraza kuza kumenya icyo polisi y'u Rwanda yatangaje. Ese abaturage bo batangaje iki? Ese kuri ubu iyi mpanuka yaba yatewe n'iki? Ibibazo byose urimo uribaza nibyo tuje kukuramburira kuri iyi nkuru yacu y'uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni kimwe gusa, ni uko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'iyi nkuru y'impanuka yumvikanye muri kano karere ka Nyanza y'imodoka y'ikigo cy'ishuri cya Saint Esprit. Ese abari bayirimo ni bande? Ese abakomerekeye muri iyo mpanuka bo baba ari bande? Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Nyanza gaherereye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda hamaze kubera impanuka mbi cyane, impanuka ikomeye nyuma y'aho imodoka y'ikigo cy'ishuri cya Saint Esprit ikoze impanuka maze abantu bari bayirimo barakomereka ku buryo bukomeye. Gusa Imana yaje kwigaragaza ntihagira n'umwe uhaburira ubuzima. Ibikomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere ka Nyanza. Iyi modoka y'ishuri ryisumbuye rya Saint Esprit ryo mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza yakoze impanuka, abari bayirimo bose barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Iyi mpanuka yabereye mu muhanda wo mu kagari ka Rwesero werekeza mu mujyi rwagati wa Nyanza, aho umushoferi wari utwaye iyo modoka akaba asanzwe ari n'umwarimu muri Saint Esprit yagonze umugunguzi w'umuhanda, ubundi imodoka ihita yangirika ku buryo bukomeye ndetse n'abari bayirimo bahita bakomereka ku buryo bukomeye cyane. Amakuru avuga ko iyo modoka ifite ibirango bya GR 1117S yari ivuye ahitwa mu Rukari yerekeza mu mujyi wa Nyanza. Amakuru avuga ko aho yari iriho ikora umurimo wo gutwara abantu n'ibintu mu bukwe bw'umwana w'umwe mu bakora ku ishuri rya Saint Esprit riherereye muri kano karere ka Nyanza. Abari bari mu modoka bari bane, babiri muri bo barakomereka ku buryo bukomeye cyane, naho abandi babiri barimo n'umushoferi bakomeretse byorohereje, ariko abo babiri bo na n'ubu barimo barasabirwa inkunga y'amasengesho ngo kuko bakomeretse cyane ku buryo buteye ubwoba. Ababonye iyo modoka bavuze ko umushoferi yari afite umuvuduko ukabije ku buryo yananiwe gukata imodoka kuko yari yageze mu ikorosi yibagirwa gukata, ahita agonga uwo mugunguzi uko nguko, ubundi ahita akora impanuka iteye ubwoba. Iyo mpanuka yabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 19 Ukwakira 2024, ubwo iyo modoka yari irimo irava ahazwi nko mu Rukari yerekeza mu mujyi wa Nyanza, kuko iyo modoka akazi kayo yari irimo irakora ngo ni ukuvana abantu mu Rukari ibajyana mu mujyi wa Nyanza, ngo kuko yari irimo iratwara abantu bari mu bukwe.
Iyi nkuru kandi yaje kugarukwaho na polisi ikorera mu karere ka Nyanza ishami ryo mu muhanda, aho yageze ahabereye iyi mpanuka ibanza gusaba umushoferi guhuha mu gipimo, basanga nta n'inzoga yanyoye, bamwatsa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga basanga ararufite. Iyi nkuru ntituzamenya byinshi kuri yo, tuzayigarukaho mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Gusa reka twibutse ko iyi yo mukomeje gukurikira ari KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru itugezeho aka kanya, naho mu karere ka Nyanza habereye impanuka iteye ubwoba, impanuka ikomeye, aho imodoka y'ikigo cy'ishuri cya Saint Esprit yakoze impanuka. Abari bayirimo bose barakomereka ku buryo bukomeye, gusa babiri muri bo nibo bakomeretse cyane ngo kuko bashobora no kuza kubura ubuzima, ngo ariko Imana yo mu ijuru wize kubarinda ntibabure ubuzima. Abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda basengera aba bantu bose uko bakoze impanuka kugira ngo Imana ibakize ubundi basubire mu buzima bwabo busanzwe. Polisi y'u Rwanda kandi ihora ikangurira abatwara ibinyabiziga kwitwararika mu muhanda, ngo kuko atari bo bonyine baba bagenda mu muhanda bonyine, ngo kuko umuhanda uba urimo uragendamo n'ingeri zigiye zitandukanye, ngo kandi ikindi bagomba kubahiriza iyo bagiye mu muhanda, bagomba kuringaniza umuvuduko batwariraho, ngo kugira ngo kuko bikunda gukurura impanuka za hato na hato nk'iyi ibaye kuri uyu mushoferi wari utwaye bano bantu bane, ubundi agahita akora iyo mpanuka. Ikindi kandi polisi y'u Rwanda ihora yibutsa abatwara ibinyabiziga ni ukujya gupima cyangwa kujya muri controle kugira ngo bamenye uko ibinyabiziga byabo bihagaze. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni kimwe gusa, ni uko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho, n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe ibyo byose umaze kubikora, jya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe ibyo byose umaze kubikora, fata iyi nkuru uyisangiza abandi kugira ngo nabo bajye bumvaho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe.